namabi hejuru yandi twibutsa n'abantu ko ubu nyine tuvugana impunzi zikomeje kwiyongera zihunga ziza muri Kamanyura zihunga Uvira zicika nyinshi apana nke kandi simvuze ko ari abanyamurenge n'amoko yose atuye muri Uvira ko barahunga ubunyanyasaji cyangwa se ubwicanyi barimo gukorerwa n'abazalendo aho nanone ka turamutse badukurikira aho bari hatandukanye turi muri weekend abantu bagere weekend nziza batembereye abari mu masengero aho abantu bari hatandukanye abakomeze bagira ibihe byiza kandi Imana ihabarindire nanone kandi Imana ibahumugisha muri byose ejo ni ku cyumweru aho gice kinini cy'abakristo kiba kije amateraniro wenda baraza kureba amakuru yacu cyangwa se barabjukiraho ariko mu byukuri ejo bazagira amateraniro meza ubwo ni mukanya yego urakoze cyane ndabizi ntibiba byoroshe abantu batubona hano muri studio babagira ngo ni ibintu byoroshe kuko itangazamakuru ni ikintu kigoye kandi kiba kiri muri riske cyane ko wabibonye ubushize ko mugenzi wacu umunyamakuru Maripo yabiguyemo akazi n'akazi kaba gafite riske nishe kandi tuboneho n'umwanya n'ubundi wo kongera kandi kumwunamira umuvandimwe umukolege wacu dukorana umunsi ku munsi niwe kenshi waduhaga amakuru yo kuri tere cyane mu karere k'imisozi miremire kandi tunashimira n'abamuzirikana hari abagira neza ashaka gutekereza ati nibibuke Maripo ni wa wundi wabasekeraga akabaha amakuru ku gihe bakabyuka bamujukiraho abantu benshi bakunda hano muri Kenya kuko bakunda ku uploadinga cyane nijoro mu masaha ya mwicuku abantu bose bagari Maripo bategereza ati mwatinze imurenge 5/5 5/5 ndetse na Byiza TV ariko mu byukuri Maripo ni wa wundi wadusize ababishoboye bibuke ko afite umuryango n'abana ndetse n'umudamu wasize umuryango utari mutoya kandi ubona ko hari bitoroshe abantu banyazwe ibintu birasenyuka ibintu birashira iki nico gihe rero tubona imfura tukabona n'abarwana shaka ukuri ubu tuvugana ndizera kuko wenda hari bamugezaho ubufasha cyangwa se bazareba cyangwa se barimo kwitegura uburyo bwo kugera kuri uriya mubyeyi wasigiwe bari abana 5 abasigiwe na yashuti yabo Maripo yakundaga kubabwira amakuru iseka umugabo w'ibishimo byinshi nkakurya niwe nyine wari waruhahirije rya jambo bivuga ngo mu bihe byose mwari mwishimye yego nuko rero yahoraga yishimye ibihe byose mu bihe bitoroshe nigeze kuboneka kimwe agera iwabo areba inzu zabo zabaga harabaye amatongo harashize azarugese abona mararira abantu ati noneho bigenze gute amariro yakuye buriya nubwo yasekaga nawe kandi yari umuntu utekereza usubira inyuma afite amayemotion amarangamutima ni byose rero Maripo ni wa wundi twese tumufite mu mitima turi wa Maripo ariko mu byukuri bikaba byiza iyo abantu bagize ico bokora ntibwo bugabo niko gukora inshingano abantu baba barasigiriwe kuri nosi yego nuko rero dushaka kwinjira amakuru yacu ariko kandi tukayinjira namo na Maripo yego kara gacima kukana ko kingenzi cyane abakunzi ba imurenge 5/5 abakunzi ba Byiza abakunzi ba Maripo bamukurikirana umunsi ku wundi mugira ico mukoze kuri uyu muryango uri mu bihe bitoroshe afite umuryango we abana Burundi afite abandi imurenge madame we tuboneho n'umwanya kumwihanganisha ndabiza dukurikirana 5/5 rwose n'umuryango bugufi mwihangana ariko abakunzi be mugira ico mukoze ni bose abakunzi be ntitoro muri inshuti ntigira ubwo ntigira igihugu warabari bashaka kwa abarundi abanyarwanda abanyamurenge umuntu wese wibuka Maripo cyangwa se akaja kuri bizo binyamakuru imurenge 5/5 cyangwa se Byiza TV ni byiza yego ashobora kumubona akareba umuvandimwe yadusize rero nuko bimeze yego mu gitondo twari hano muri studio tugezaho abakunzi bacu inkuru ivuga ko habzukiye ibitero hare mu karere ndavuga muri Ho Plateau cyane byahereje twarabivuze n'uyu munsi birongera bizukiraho ahitwa muri Mukoko iyo nkuru twayivuze kandi turashima Imana kuko arico Imana ikomeje gukora iciye muri twigwaneho ndetse n'intare za Sarambuke
uyu munsi rero muri aka kanya ndagira ngo tugaruke ku nkuru y'ibitero bya drone byongeye gutera muri kakarere noneho ukuntu byagenze tuyavuye muzi intambara yabaye iba muri akise ya Mukoko ndetse n'ara kuri Pwezero ariko intambara iza kuremerera coalition ubu tuvuga cyane n'abarundi nibo bari imbere ku rugamba kuri none ariko abarundi basubiyeyo nabi cyane barashwe impande zose kandi batakariza benshi ndetse batakaza n'ibikoresho byinshi byo biri maboko y'ingabo za AFC noneho rero aho access zose nabagerageje gutera kuri zero basubiyeyo nabi cyane bawumiye n'ubwa ngo adu yasubiranywe defete be nayindi iteye ubwoba nibwo rero indege zagize ziza n'umujinya ziza kurasa zidatora mu buryo buri aveugle zirarasa uje kuri indege zarashantu inshi indege zarashe 0.0 indege zirasa za bicumbi indege zirasa ahangaha mu igitangaje noneho yarashe muri Minembwe ni hagati abakwazi kwa Rutaganda muri Gakenke ariko hagana hepfu kuri Rwiko ubwo uri kwa Rutaganda ureba Minembwe hakurya yawe rero nuko ariko bimeze ibasha kwangiza ibintu wenda aramatoka ataramenyekana ariko hari byo twamenye kuko hari amazu yasenyutse ndetse harimo n'abana kubw'Imana kubw'amahirwe y'Imana mu iriyanzu yarashwe nta mwana wa nta bayirimo bari bakinaga hanze inzu niyo yasenyutse irashira ko abana wenda niba banafashwe na fragment y'urutuguto duto ariko mu kuri kuko bari mu bitaro kugeza ubu bari mu bitaro nta mwana wasize ubuzima kandi n'abariyo batubwira kuko aba bana batameze nabi ariko nanone yangije ahantu hose harashe ndiko bimeze ni mu rugamba ariko iyo yose birabaye nyuma yaho bananiriwe kwa kunanirwa kabisa abantu batubwiye twabonye abantu bari ku rugamba bavuga ko ingabo za Sebarundi yego zari zaje zifurebye mu buryo bukomeye ariko zasubiranyeyo ikimwaro gutsindwa defete ikomeye cyane ubu tuvugana bakaba n'ubundi bari kure ndetse bambuwe n'amapozisiyo menshi ari strategique uruhande rwa Rugezi ndetse na Zambuko aho bari baje baturuka nanone kuri zero babamanuye ni uvuga ngo bage bambura utundi position bari barimo twabo dutopo ubu aduyi ntaturimo aduyi arimo kumanuka ahongagana mu mushasha niko bimeze gusa ashobora gutera ni mwinshi ashobora gutera kandi wendejo ko ni mwinshi cyane isa ariko mu by'ukuri umuti urimo gukorwa Dr. wenda tutaragira kuri uwo muti wari utubwiye umuntu yakwibaza ati drone kwizija kurasa ahantu yafashe coordonnées zaho yafashe code zaho cyangwa se nimero ya telefone ikurikiye iyi drone irasa karasa amazu y'abaturage karasa abaturage gusa niki iriya ifotora Minembwe ifa kwa gusa yabonye ifoto ya Minembwe irarasa aho irashe naho cyane none Minembwe utuye muri Minembwe kuri Kinshasa ni yaduye agomba gupfa muzo kuri ni ibintu bibabaje tubibutse ko mu kanya cyangwa se ninjoro nibwo twakoze inkuru ya za Rucuru kandi drone zateye nyuma y'iminsi mikeya mwabonye ko Masesi abashingwe abantu bishwe na drone abaturage bose irasi karasa mu baturage mu mihanika ikarasa amazu ikarasa amakanisa ikarasa birimo kubera ni byinshi Amasisi bambuye abantu rezo Uvira nta rezo Minembwe ubu ni hafi ya ntayo umushasha nta rezo kugira ngo bahishama barimo kubera ariko ntavugwa ararinze namabi hejuru yandi twibutsa n'abantu ko ubu nyine tuvugana impunzi zikomeje kwiyongera zihunga ziza muri Kamanyura zihunga Uvira zicika nyinshi apananke kandi simvuze ko ari abanyamurenge n'amoko yose atoyara muri Uvira ko barahunga ubunyanyasaji cyangwa se ubwicanyi barimo gukorerwa n'abazalendo aho babonye abantu udufoto tw'abana ari umuzaniro ndwaje ariko afungura kano mu bana muri famille y'abana bari mu rugo ararasa abavuna imigongo abandi batobora amara ibintu biteye ubwoba sinzi conscience y'abazalendo n'ibindi bindi rero nuko bimeze muri Uvira impunzi zikomeje kuba nyinshi zihunga zigana muri Plenda ariko bagahunga mu buryo bwo gucika impamvu nimwe no kwikiza rendo cyabaye cinshi nabonye mukanya yakutumba yimenye mu mujyi wa Uvira n'ingabo ibihumbi n'ibihumbi aje kugira ati ngafite meeting ejo no kuguma twavuze inkuru Dr.
yaba ari abaturage barimo bahatwa za mikoro kugira ngo bavuge ngo ni amahoro kandi bazi neza ko atari amahoro batagera ku muhanda. Mu gitondo mu inkuru twakoze mu gitondo ndabwiye abantu ko hari umubyeyi afande majoro Akizura muzi ngira ngo ni umu FARDC nawe ari mu bagarutse muri Uvira. Ikintu cya mbere bakoze bagiye mu bitaro huzuye inkomere z'abanyamurenge zirembeye mu bitaro byakubiswe na karakavuye k'abazarendo. Abe n'abarya bavugaga kuri ubu bituza amakuru yabo kuko nta communication ariko mu byukuri ni ibintu bibabaje. Abantu barangiza bakavuga ngo bati ngo ese bari bahunze ngo abasigaye ngo ntibari amahoro. Umuntu kwero uzi ko umubyeyi we ari mu bitaro yakubiswe icyo kintu so gushinyagura. Barahari bari mu bitaro abanyamurenge bakubiswe bagirirwa nabi kandi no kwicwa birashoboka. Ariko mu byukuri reka dushime Imana kuko nirinda abanyamurenge. Impfu ziba zibategereje hariya nizo gusa nyine nizo barabose ubona mu mihanda bashaka guca umunyamurenge ariko ntibamwica ngo bamumare nubwo hari igihe tubura basho ariko mu byukuri uko baba babishaka siko bigenda. Hari abarokoka kandi akari baba benshi. Rero niko bimeze muri Uvira ariko bo rero ntibari mu bocika kuko kugira ngo umunyamurenge agere muri Sange abandi yashobora kugenda asa n'utembereye akagenda agiye yagera Sange ati ndahurutse reka ncomoke akabarasohose niko baye bacika ariko wacu we ntagera mu muhanda n'abarya basaza babonaga bavugaga barriere ziri mu muhanda nta ugera mu muhanda nta munyamurenge ugera mu muhanda byagarutse n'ibya bindi barimo guhahirwa. Nanone kandi twibutsa kuko hari abahunze kandi bahunze ubusa bariza Kamanyura aho bashobora kuba wenda batarabona ubufasha buhagije tukaba dusaba abanyamurenge n'abandi bagira neza muri rusange ikiga nico gihe cyo gukora twigwaneho n'ubundi nico gihe cyo kwirwanaho. Niba dufite abantu muri Kamanyura bashobora kuba babuze n'ubukode wenda no gukodesha amazu kandi ngo amazu yahenze. Nanone kandi twibutsa ya AFC kuko hari ari muri Kamanyura bafite mu nshingano zaho niwo muntu inzari $30 kubera ko abonye impunzi akashyira ku $100 ijana cyangwa 200 uwo muntu abagomba ku ndetse ngo hari n'abakubanga kuzikodesha ntibakoderesha ngo abanyarwanda noneho ugasanga umuntu ari muri eneo za AFC irimo gushaka guca ano macakuri ya muziki gucacu yarangiza akagukodeshereza umunyamwe afite amafaranga yiwe inzu ni vacant n'impunzi yari ifite inzu kuruta wenda n'izirara mu Kamanyura ariko umukongomani uri mu buyobozi bwa AFC akavuga ngo ndacumbikira umunyarwanda ari umunyamurenge uwo muntu agomba kurebwa kuko iyo ngiyo ni ideology kera n'ingenga bitekerezo iganisha ko kwica abandi kwanzu bo mwirukana akaje Buvira oya suku mwirukana agomba gufungwa kuko Buviraga naho hazofatwa kandi sikira wenda nawe nava mu yiwe ubwenge bwoje kugihe kuko ntaco AFC yo bayigwanira igifite abaturage bagifite ibitekerezo bimeze gutyo nibahugura ariko kandi nguwo utinyuka ikintu gico jewe ntekereza ko guhanga bizarushaho kuba byiza bakagenda baratanga n'amasomo. Yego tugenda tugana no ku musozo. Umuyobozi wa AFC Colonel Nanga yaravuze ngo twebwe igisirikare cyacu dufite cya ARC M23 twigwaneho ni igisirikare cishoye gifite ibikoresho bihagije gifite ingabo zihagije gifite imbaraga zihagije isaha n'isaha tuvuze ngo dusubire muri Uvira twisubiramo icyo dutegereje niki icyatumye dukora retrait dusubira inyuma ni muri gahunda niyatagira igikogwa turasubirayo nizo zangamba waruvuze ngo AFC gukora cyakozwe kandi mu byukuri wabonye kuko ejo yiriwe indege yarituye Uvira iritsibye amasasu kandi mu bazalendo ndetse n'abaturage ibaha n'imbunda bisigura kuko nabonye barimo baba n'amafungo yo kuzamukana mu misozi ku rugamba bari yasebazo ari y'abatarenga basubiramo sinzi ko bayarengana bazarira mu nzira bazamara igihamba gisohoka mu nzu. Rero uko bimeze nuko ingabo za AFC nyinshi zazamutse kuko bigaragara kuko leta ya Kongo yanze ibiganiro nabo ntibama kurebera ngo abantu babo bashire cyane mu nce za Minembwe ubu tuvugana nuko ashobora kuba harazamutse ingabo zari ngezejwe no muri regime 23 za AFC ifite ingabo twarabivuze ubushize ibihumbi n'ibihumbi mwarabibonye za passes ubushize ariko ntabwo zatereningiwe ku Rwanda zatereningiwe gukoresha inzira zose zishoboka kugira ngo ukibona amahoro ariko no ku Rwanda birimo
uvuza ku kantu ngo ntizatereninge kugwana nabonye afande yitwa ni Willy yitwa niwe wari uyoboye umujyi wa Goma nabonye muri Masisi za modoka zino za convoy tweza tubona ukazujuguma zikoreye imisenyi zikoreye bino ibikoresho byose by'umuhanda bari mu bikorwa by'iterambere voilà arabonga iki nico twaziyo nico cyatuzanye niyo revolution izo nizo ngabo za bari kubaka imihanda zaje gusana igihugu kimeze nka hajya ni Nehemiya aho yagiye gusana iwabo hasenyutse wakazagwana ukuboko k'umukundi kubaka neza nizo ngabo za AFC hari abari ku rugamba hari abakora twavuze na nuriya muyoboro wamaze muri Goma bakoze wari umaze imyaka n'imyaka warananiranye ibyo byose ni imbaraga za AFC rero nuko bimeze hakaba biteganirwe kuko ziriya ngabo zigomba kurinda abaturage kandi kuko leta ya Kongo idashaka ibiganiro n'amahoro uriya mujyi wa Uvira ndetse kugera Baraka AFC ishobora kubyisubiza cyangwa se kubiribera simpanuye ariko njyewe niko mbibona kuko ubugome bwakomeje kuba bwinshi nanone kandi ubona kuko ntaco leta ya Kongo ishaka guhindura kubwica gikorera abaturage AFC rero ishobora kubigiye gukomeza gahunda yabo yo gucungura abakongomani nuko niko bimeze hari abashobora guturuka ruguru bagahura n'abari mu Mushasha Sud Kivu irasa niyagize ikibazo c'imyumvire cyane bikaba bibagoye kuko habe naho leta ya Kongo ivuga bari abantu bamaze kumungwa n'urugwango rukabije ku batutsi ndetse no gukoresha ibiyobyabwenge ku rwego rwo hejuru biragoye hara twavuze ko ari muri Haiti igisabwa harasabwa imbaraga za gisirikare n'imbaraga z'ibiganiro zidasigaye inyuma ariko mu by'ukuri Sud Kivu yose uko ingana dasa totalite igiye kuba libere reka tubihanga amaso nanone dukomeza gutegereza icimana ikorciye muri AFC uzavugana nayo tuzatuvugana umugabo umwe wacu yavuze ngo twese twarabonekeye ngo bararusha abandi gusanyire kubivuga ati hari icuzo ubona bwacu ukabona kirabaye utarakivuza ukavuga ati se mana yanje iki kintu nkora nakibonye niyo kivuga ubu nyine baravuga ngo yani magambo rahanuye ndahanuye niko bizagenda yego reka kiza kuremewe kuko hari yakeneye agakiza yakeneye incungu nuko niko bimeze yego niko narimvuze ati reka tukomeze tubihanga amaso ariko kandi none twizeye ingabo za revolution ko izo mbaraga barazifite nanone niyo mana iri kumwe nabo ntiyoneka kubana nabo kuko imana yacu ni yera kandi gakiranuka igakunda ukuri bari ko bararwanira ukuri niho igomba kubiri byanga byakunda nta mani iri mu hazariendo nakagara urakoze cyane Dr sinzi nimbara kandi twovuga cyangwa ikindi twovuga tugahita dusoza aya tutanga indashowa kadusoze turamusaba tunashimira abantu batwibukije ko twavuze ingabo za leta y'u Rwanda zagiye muri Jamaica wabibonye ko bahagurutse ndavuga bamwe baba engineer ya groupe yagomba kuja muri Nikiba twavuze Kiba ariko nabonye bari kutubibona muri Jamaica Nikiba turaza kureba neza ariko nabonye commentaire abantu batuvuga ati ni Jamaica ubwo wasanga ari byo ari hose bagomba gusana ni ku isi ni yacu ni y'abantu ari hose pfa kuba atari ni mu Rwanda atari mu Rwanda baragiye ku butumwa kandi turizera ko bazabikora neza nuko niko bimeze yego waruvuze dutasha abantu dusoza dutasha abantu dusoza ngaho tanga intasho nawe turasuhuza abadukurikirana 5 baherereye mu misozi miremire y'umurenge abari mu Gahuna turabasuhuje mwese kandi tukomeza kwifuriza amahoro y'Imana nanone ese Gahuna niho Nyamusaraba yagize indiri Gahuna na Kajembwe siza batandukanye Kajembwe na Gahuna biregeranye n'abaturanyi aho nyine hari amahoro yayandi uragira inka zikarariyo zahutse zikabyara mukaja gutora inyana turabasuhuje nanone turasuhuza abantu bari za Rurambo aho ni mu ndondo ya Rurambo turabasuhuje cyane by'umwihariko turasuhuza abarwanashaka bose abaherereye abarwanashaka ingabo zacu za mu barwanashaka harimo ingabo zatwirwaneyo hari ingabo za Amadu cyangwa se M23 turabasuhuje bose muri make tubaramukije mu izina rya afande cyangwa generale
Sultani Makenga ndetse na Afande General Sematama barya bose babari inyuma rwose babeho nanone kandi mu bashinzwe cyangwa se mu bijanye na politike ubwo hari coordinateur no kugara ku bakadre n'abandi bose bataryama badasinzira kubera situation ushaka amahoro kubera ko bashaka gukura igihugu muri kaho igihugu cyabaye gaparalize Kongo yabaye paralize nta buzima gifite ni ikintu kiraho kiri putrefié gipfuye carangije ariko mu by'ukuri ntibasinzira rwose kandi tubashimira kuri diplomasi yabo umvise ko bamaze kubona umufatanyabikorwa ari we u Rwanda rwabyemeye ariko ntitwanabivuzeho buriya uriya mufatanyabikorwa nje ndamushima cyane kuko abo bafatanya nabo ibikorwa byo gukora amahoro cyane nibyo tubaziho ntabwo bikunze kugira isheke ni hafi ya ntayo hariya rero nako dufite icizere gikomeye kuko iyi mikoranire cyangwa isi cooperation izagenda neza cyane kuko bariya bagira slogan bazaba ngo imvugo niyo ngiro kandi n'ukuri bazakurikira imvugo yabo ngire ngo aho imvugo aho batagera habe ni kuzimu bahagera igiye gusa n'ijya ariko imvugo yabo igiye gusa n'ijya yafande w'ingoma sa combat ega sans victoire ndetse barabona isa combat 1000 victoire noneho nanone dusuhuze kandi abaza badukurikira hari umugabo mu badukunze gutera ama commentaire witwa ngo ni John Serwada nawe amazina yiwe kuze kubona John Serwada ndagira ngo uzumubona rwose aho ari ntituhazi ariko Imana imugire neza kandi agire weekend nziza nimba twumva azaza kutwandikira noneho haherereye nanone hari Zahabu Patience kuze kumubona nashimira n'u Rwanda nabibonye ino cooperation ni benshi ntitwasoma ku turangize RDF igize neza cyane ubwo yarashatse kuvuga iyi cooperation ndategwa Jile ndabakunda cyane Jean Pierre Teganya bizima kurale cyane abanyamakuru bacu muri Canada turakurikira 5/5 ubone Rukabya Emile ni benshi mu byukuri witwa Patrick Bizimana wamuvuze muvugeho witwa Patrick Bizimana yabikoze neza cyane avuga ati turabakunda 5/5 tubakurikirana umunsi ku wundi turagusoje kandi dukomeza kwifuriza amahoro y'Imana haruvuze ngo ni muri Jamaica kuko wenda bizashoboka bimwe twari tuvuze niko bimeze ni benshi Frank Murusi kwemera ko u Rwanda rufatanya na AFC M23 bivuga ko intambara igiye ngo guha indi ntera ariko nanone kandi RDC SADC ngo bayiyemeje ngo guhirika ngo ubutegetsi mu ngoma y'u Rwanda ngo uti ibintu ngibyo ngo mu gihe cyo gushira mu ngiro amasezerano ya Amerika u Rwanda ruzabone uko rukora ingabo muri Kongo amatora oya uyu nguyu yavanze niba nadukurikira yavanze ara muri Kongo ingabo z'u Rwanda zabazije gufatikanya ntibanavuze ko ari ingabo igihugu cemeho gifatikanya mu z'umutekano ariko nyine uruba zirimo tunagize n'Imana zikaza tukanazibona kuko nabandi bihugu zibazagiyemo ziraboneka za Central Africa bakazibona bakazibona ba mbere zifashije umva ni za Jamaica ahubwo niba zinaje reka tuzwire ko zaratinze ariko mu byukuri ngo tukabagaye gutina uzabagaye guhera harya wenda igihe niki mu byukuri tugize Imana zirangabo zaza zigashira ibintu ku murongo yego witwa Nakiyobe Chantal rwose akunze gushaka commentaire z'imitima nyine y'urukundo turagushimiye cyane rwose kandi tukwifuriza amahoro y'Imana ni benshi ntitwabavamo ariko umuntu wese wandika commentaire z'umunsi ku wundi rwose turabashimira cyane ndetse na ya nshuti nakubwiye iherereye mu gihugu cy'u Rwanda yarimo inadusangiza n'amateka akomeye y'abari abasirikare bagiye babana yaranatwandikiye reka tumusuzurira muvandimwe ngirano Gatare rwose tunasuza kandi nanone mu Donat Murenzi uri muri za Karagwe n'abandi benshi ni ukuri ni benshi ariko tuzagira umunsi tubakoreka cyane cyo kubaramutsa hanyuma muze mutubwiraho muri
nanone kandi dukomeze yego dusabane. murakoze cyane uzushira commentaire azatubwira ati mperere ha ushireho na commentaire yawe niko kwiza nanone dukomeza nawe kukurarika wowe utarakora subscribe kwikora kugira ngo amakuru yacu muza muyabonera ku gihe kuri mikoro mwari kumwe nanje Cubahiro Alex Mfuna abandi kuva ku Rubunga TV nanone ndi kumwe na mugenzi wanje Mugisha Joshua kuva ku Nsoko TV zina rya gatatu ni medal izina ry'icama ntirije muri bijya weretswe uyu munsi yagiye medal n'izina ryanjye. urakoze cyane bwana medal ubwo naho butaha mu kiganiro cy'ubutaha reka